Bakunzi ba Evangeli Mama DM TV tubanje kubasuhuza mu izina rya Yesu aho muherereye hose. Bamwe ni mwiriwe abandi ni mwaramutse. Turagarutse rero tubagezaho ijambo ry'Imana twungurana mu bitekerezo kugira ngo turebe yuko twakiyunga n'Imana yacu kandi turi umugambi Uwiteka Imana ifitiye abantu bayo. Tunabashimira buryo ki mukomeje kudukurikirana. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Munyemerere rero tubanze dusenge Imana. Uwiteka Imana yacu mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti turagushimye, tugushimira kwa turinze, tugushimira kwa abanye natwe data, ushimwe wabwa icyubahiro. Turagushimye igitondo cy'uyu munsi data, ubwo tugiye kuvuga izina ryawe ku isi yose, abazungu n'abirabura bagiye kumva ubutumwa twabagezaho, ndetse muri Afrika hagati hanze y'igihugu cy'u Rwanda, abo bose ndabasengera kugira ngo nibabwumva Mana bahindurwe n'imiburo, bamenya agaciro kawe Mana yo mu ijuru, kandi bangi icyaha n'igisa nabyo. Urakoze kubikore kuyubahisha mu izina rya Yesu, amen. Turagarutse rero abadukurikiye mu by'ukuri kuri iyi channel ya Evangeli Mama DM TV, tugarutse tubabwira umugambi w'Imana. Umugambi w'Imana Imana ifitiye abantu nukugira ngo bihane. Umugambi w'Imana Imana ifitiye abantu nukugira ngo bange icyaha n'igisa nacyo. Bantu bari kunyumva haba umwirabura, umuzungu, ndetse muri Afrika, Oceania, Burundi, Tanzania, ndetse n'ibindi bihugu, ndagira ngo mu ntega amatwi mwumve ko hari icyo Imana igushakaho. Bene data, Imana yaje kumbwira ngo mbwira abantu bayo ko Imana imaze kurakara kubera abantu banze kwisubiraho ngo bagarukire Imana. Imana arambwiye ngo mbwira abantu Imana yahaye umugisha banze kugira ngo bashime Imana, ahubwo isa tuvugana bari kujya mu mana zitavuga. Wa wundi utari ufite akazi Imana yarakamuhaye, arangije ahemba Imana ubusambanye. Wowe Imana yahaye akazi, wowe Imana yahaye buruse, aho kugira ngo ushime Imana yaremye ijuru n'isi, wabonye igihe cyo kunywa inzoga nziza, wabonye igihe cy'ubusambanyi, wabonye igihe cyo kugira ngo wifurahishe, hanyuma wibagiwe bya bindi Imana mwasezeranye, wibagiwe bya bindi Imana yakubwiye ko izakugirira neza. Bana yarambwiye ngo nubwo mumaze kubirundarunda, niba utagarukiyaho ngo wemerere Imana ikigushakaho, nukugira ngo wihane ureke ibyaha, nukugira ngo ureke ibyaha n'ibisa nabyo, nukugira ngo umenye ubutunzi ufite aho wabukuye. Imana ishaka kugira ngo ikumenyeshe ko ubuzima bwawe kubwihumeka rata hari abandi bantu mungana bapfuye. Usubize amaso inyuma urebe ukuntu abantu bapfuye babandi mwavukanye. Usubize amaso inyuma urebe ukuntu waburaraga, ariko Uwiteka Imana ari kukubwira ngo wibuke. Niba utibuka rero uri umuntu wo kwica amategeko. Imana ibabajwe nuko hari icyo yagukoreye mu ruhande rwawe warangiza ukibagirwa. Ibuka uri kwambara ipantaro imwe wa mugabo we, umva uri kwibuka cyagiye uri kuvuga ati niguha akazi uzayikorera. None iguhaye akazi ugiye muri Amerika, ariko ugeze mu ibyo bihugu wifashe nk'umuntu wabyihaye. Imana yarambwiye ngo nzakubwira ugarukiraho mwana w'umuntu. Nutagarukiraho Imana yarambwiye ngo irazi ibikureho, kandi nimara kubikuraho ukabona Imana ikandagije ikirenge iwawe no mu kazi urimo, icyo gihe nibikugeraho Imana yambwiye nzakubwira ngo ntuzarire, ntuzaboroge, kandi amarira ntazagutembe mu maso. Garukira Uwiteka Imana itarakandagiza ikirenge iwawe. Garukira Uwiteka Imana itarakandagiza ikirenge ahandi mu kazi. Garukiraho Imana itarakandagiza ikirenge kuri banki ahandi kurundanya. Yarongera arambwira ngo nzabwira abantu babikije ubutunzi badashaka gutanga icya 10 n'amaturo, wowe ushingiye kuba Uwiteka Imana yaraguhaye akazi wanze kugashinganisha ngo wibuke ko ari Imana yaguhaye. Niba udashaka rero kugira ngo ushinganishe ako kazi ku Mana yo mu ijuru, niba udashaka gutanga icya 10 n'amaturo uyishimira, ndakubwitse ukuri Uwiteka Imana yambwiye ngo
nubwo wicaye kuri iyo ntebe inyuma yawe hari uri gusenga uciye bugufi, Imana igiye kuza iguhagurutse rwose bigutunguye, izicaza wa wundi uri kwemerera Imana, izamwicaza hanyuma wowe iguhagurutse ku ntebe. Irambwira ngo mbwirira abantu banjye nasubije ngo barambabaje. Irambwira ngo mbwirira abo bantu bari barishwe n'inzara atubanyibukiriza ibi. Yarambwiye ngo nkwibutse ngo igihe waburaraga, wowe ngo wabaga i Buganda, nawe wabaga mu nkambi, Imana yo mu ijuru yasize abandi benshi aho mw'iyo nkambi ariko wigukurayo. Irambwira ngo ninkubwire ngo wibuke kutarubarusha uburanga, wibuke yuko utarubarusha amashuri, suko ari na mwiza kubarusha. None wowe yaragutoranyije muri bo, iraguterura kabisa, ikujyana mu ndege siko na nyoko batari bayijyamo kubera icyo uzaba cyo yari yaguteganyirije. Ariko imaze kukugira umuntu ufatika, wibagiwe wa wundi wabigukoreye. Imana yarambwiye ngo nzakubwire ngo wowe uri igisambo, wowe umuntu yaragwaye urangije uramwibagirwa. Icyo gihe yarambwiye ngo nzakubwire kuhwanye n'icyapa kirangira abagenzi ngo hano hari restaurant, uwo mugenzi yajya kurya akibagirwa cya cyapa cyamurangiye. Mwana w'umuntu garukiraho, wikirata imbaraga zawe ngo nizo zaguhesheje akazi, wikirata ubwenge ngo nibwo bwaguhesheje akazi. Wibuke igihe wajyaga ku ishuri iwanyu bakabura Minervari, ariko Imana yo mu ijuru yarakurihiye, iguha buruse, ikujyana Canada, Amerika, Oceania, hirya no hino. Iyi saa tuvugana aho kugira ngo ugende ujya kwishima, ubonye igihe cyo gusuka ibisuko ku mutwe uri umugabo, ubonye igihe cyo kwambara pokete nk'umuntu witumye muri iyo pantaro. Garukira wa mugabo we, Uwiteka Imana irababaye. Niba utagarukiye aho, Imana izaguheha, izakwica, Imana izaguhamba niba udashaka kugarukiraho. Garukiraho kuko Uwiteka Imana irababaye, ibabajwe n'ibyo uri gukora, ibabajwe n'ubuhehesi bwawe, ibabajwe nuko uri gutobora amatwi uri umugabo. Birababaje cyane. Wowe wa mugabo we, ubonye utobye amafaranga, n'ukuntu waburaga n'igiceri cy'icumi, n'ukuntu waburaye bihagije, wajyaga gucikira kukakibura, ariko Imana ibabajwe nuko igukojeje ku madolari. Ubonye igihe cyo gutobora amatwi, ubonye igihe cyo kwambara ubusa, ukicuruza rwose, ukimanika wambaye ubusa, uri kubona ibyo ari byo bikubereye. Garukira Uwiteka Imana itakwicika guhamba. Imana yarambwiye nzabwira abantu nk'abo bavuye mu byizerwa yuko bagomba kujya mu isoko bakagura igitiyo n'isuka bakabibika mu ngo zabo. None iyantumye iraje ishaka igitambi wawe. Mbese icyo gitiyo n'isuka mwene data bizamara iki? Icyo gitiyo n'isuka ukimara kubigura, uzategereza umushyitsi nyuma y'ubu butumwa nkubwiye, azaza akuhereke iby'icyo gitiyo n'isuka. Isuka izacukura hanyuma igitiyo kiguhambe. Yakomeje irambwira ngo rero mbwirira abantu b'isi bose bagarukiraho, banyubahe, bumve ko ari njye Mana, ko nta yindi Mana inyuma yanjye, bumve ko nta yindi Mana bakwiye kwambaza. Irambwira ngo mbwirira abarozi bari mu matorero bagarukiraho, bareke uburozi bwabo bihane. Nibatihana ubabwire yuko nje ntunguranyije, kandi yuko ntazabamenya ko bigeze kwinjira ahera hanjye. Irambwira ngo mbwira abakomeye n'aboroheje nibace bugufi, kuko igihe kigeze ndaje ntunguranyije nge kuzatungura benshi. Ubambwire ngo isi irashize, ngo kandi nubwo babona kiriho, Satani yazanye amafime yambika abantu ntibakimenya y'igihe kigeze. Mbwirira abantu banjye bihane, batiratanye ubutunzi, batiratanye ngo bafite amashuri. Yarambwiye ngo wowe wiratanye ubutunzi n'amashuri, yarambwiye nzakubwira ko umunyabwenge ari Imana ishoboye byose. Atariyo rero rata ubwenge bwawe bwaba buhindutse
ubusa. Abantu biratse ubushuri bwabo barangije bavuga ngo reka bagura amamodoka hirya no hino. Ndakubwiye Imana arambwiye ngo nubwo uri kugura imodoka utubashye Imana, uri kugenda ku sanduku, uri kugenda ku sanduku. Garukira wa mwana w'umuntu, kandi uri kugenda utabanje gusenga. Hari abadayimoni baba bashinzwe guteza impanuka. Uwo mudayimoni rero ntabwo agusize wowe wanze kuragiza Imana urugendo rwawe. Imana yarambwiye ngo nzakubwiza ukuri, ujya uva mu rugo usenze wubashye Imana, ndetse wabwiye Imana iby'urugendo rwawe. Naho nutayiragiza Imana rero uza ufite undi ukuyobora. Ndakubwiza ukuri ngo wowe nushaka ubirundarunde, icyo nzi yuko iyo modoka uri kugendamo utubashye Imana yayiguhaye. Yarambwiye ngo nzakubwire ko uri kugenda ku sanduku hejuru. Ayiwe, uri kugenda ku sanduku hejuru, garukiraho uyinjiremo uvuga ati data warakoze kumpa imodoka. Niba utabishoboye kandi ufite undi uzambaza, ndakubwiye ngo garukiraho. Nyuma yaho Uwiteka Imana yaje kumbwira ngo nkomeze mbabwire ngo mwitegereze ubutaka. Wowe unyaga utaranyazwe, Imana wo mu ijuru irakurakariye. Wowe ukunda ubutaka, uri kurandura umuhati kugira ngo utware igitiyo cy'ubutaka. Ariko Imana yambwiye ngo nzakubaze ngo mbese icyo gitiyo cy'ubutaka aho wagitwaye cyangwa se wagikuye hagisanduku y'umuntu? Nusanga rero hatagisanduku y'umuntu, garukiraho. Ibyo ntacyo bimaze. Ubutaka n'ubutaka nyine, ariko icyo nzi cyo nubwo bukunze buzakumira mu gihe gito, buzakumira mu gihe gito. Ubutaka rero ntabwo tukwiye kubukunda kuko data buradutegereje. Ubutaka burimo abaperezida, burimo abazungu, burimo abirabura, harimo umugufi, harimo muremure, hari mukaburi cyangwa se mwirimbi bashyinguramo, harimo abaminisitiri, harimo abize amashuri universite, ayiba kaminuza nabo baryamyaho niho basinziririye. Harimo abasaza, harimo abakecuru. Wowe ufite amafaranga rero nje kukubwira ko mwaririye ataka. Harimo n'abanyamafaranga. Reka ngubwire rero, iyi si nayo iri kutwigisha. Abantu benshi bazi yuko ubutaka ari bwiza. Yego ni bwiza ukiriho, ariko Satani iyo amaze kugumisha amaso akwereka ko gushaka ubutunzi ari cyo kintu kizima. Wamara kubushaka bukuzura, Satani ati ndi hano, hanyuma ikaguteza ubugwayi ukava ku biryo, ukava ku mboga. Mana umva nkubwire yuko wewe wa muntu uri kunyumva arose kwisihuri ushobora kumara kubirundanya warahemukiye Imana. Wamara kuyihemukira ukarwara kanseri, ukarwara n'ibindi birwara by'inzaduka kuko wanze kugira ute kumvira Imana. Ndagusabye garukiraho. Ibyo warunze wararuhiye mu isi, imbaraga zawe zarangije kujyaho, biraribwa n'umuntu utarabiruhanye. Mwene data, garukiraho wubaha Imana, bigire kandi wubaha Imana. Ndagira ngo ugarukiraho kuko iyi si iragutegereje kukumira. Ubutaka ntabwo ari bwiza mwana w'umuntu. Reka gukunda ubutaka kuruta Imana yabuguhaye. Reka gukunda amafaranga kuko igihe kigeze Uwiteka Imana yo mu ijuru ikazabutereza kukumira. Amatangazo yatanzwe n'Uwiteka, abantu nibitegure kuko batazi umunsi n'igihe. Ubu butaka businziriyemo abantu benshi rero mwene data, garukiraho. Ejo uzaba wabugiyemo ubusinziriremo kandi utaye amahetaje. Wowe uri mu gihugu cyo hanze y'u Rwanda, waba ufite amafaranga menshi wita ku muryango wawe gusa. Burya rero nyanja rupfu ntabwo izanyuzwamo nuko wafashije mwene nyoko gusa. Hanze hari abapfakazi, hanze hari abantu barushye, hanze hari abantu b'imfubyi, hari abatishoboye. Ndakubwiza ukuri ngo abo bafashije ubugurije Imana. Haleluya! Abo ubafashije ubugurije Imana. Kugenda ukabishyira ku mabanki ntacyo bimaze, uzabirundanya. Ariko ibyo uri kubika bagiye kuzabirya wowe warangije gupfa, babijyemo uri mu kiriyo, bari mu kiriyo cyawe cyuko wapfuye. Rati izo modoka uri kugura igihe kirageze, wamara kuva muri uyu mubiri, uyu muntu uvuga amaze kwigendera,
wowe bazakujyana bakujyane ku karundo cyangwa kugushyingura ku irimbi runaka. Numara kugerayo muri za modoka zirenga 2-3 muri za miliyoni z'amadolari ubitse na kamwe bazagushyiraho, na modoka nimwe bazagushyiraho. Isi raruhije bene data, isi iri kudushuka kandi nago tuzajyana nayo. Garukiraho muri ubu butaka rima basinziriye benshi, yemwe ni benshi, n'iminja zirimo, abagabo barimo mbisubiremo, abagore n'abagabo barimo. Wenda wo mugabo urukunyumva, mugore wawe yaba yaragiyemo nawe agasinzira. Mugore urukunyumva, nawe umugabo wawe yaba arimo agasinzira kandi uzi icyubahiro yari afite. Ndagusabye kugira urundanye ubutunzi utari warangiza kubaha Imana. Garukiraho, garukiraho, ugarukira Uwiteka, kuko Uwiteka numugarukira ibyo uzakoraho byose bizakubera byiza. Reka dusome hano mu Migani ibice 17 umurongo wa 4 tugera ku wa 5 gusa. Aravuga ngo inkozi y'ibibi yumvira imvugo y'ibigoryi, umunyabinyoma ategera amatwi ururimi rw'inkubaganyi. Ushinyagurira umukene abaru atuka yamuremye, uwishimira ibyago by'abandi ntazabura guhanwa. Bene data, Uwiteka Imana itubabarire cyane ngo inkozi z'ibibi zumvira imvugo y'ibigoryi. Imvugo y'ibigoryi ivugwa hano ni iyihe? Hari igihe waba warafuzwe n'Imana, Imana yaragwaye umugisha, warangiza hanyuma ukagira inshuti z'abakire zitazi Imana, ukumva yuko hageze mu rundi rwego. Yo wumva isageze mu rundi rwego rero wumva wa wundi wari umukene mwari mufatanyije urukundo batakira abantu. Imana yo mwijuru rero ntabwo ibyo bikwemerera. Umuntu wumvira ijambo ry'Imana ntabwo agendana n'ibigoryi. Umuntu yumvira ijambo ry'Imana no guhanwa nayo ntabwo agendana n'abantu batuka Imana. Birababaje cyane ko Imana yaragwaye ibintu wowe ukumva yuko ugeze mu rundi rwego, ukumva gakoma nako kakubera, ukumva fanta nagikubereye. Icyo gihe ugeze kunywa wisiki na kambucha amandare, ibintu byose ukumva nibyo bikubereye, kuko Imana yakugejeje mu rundi rwego. Ntabwo ikugejeje muri uko rwego kugira ngo utuke Imana, ntabwo iguhaye amadolari kugira ngo wange nyoko w'umukene, kugira wange gufasha abantu. Mbese ufunguriye bagenzi bawe kangahe? Uri kubaka amazu hirya no hino muri Afrika, Canada, Amerika, ariko ntumenye yuko hanze hari abababaye, hari abari kurara hanze, hari abantu bababaye. Mwene data, icyama ukamenya uwabiguhaye nawe ugafasha bagenzi bawe. Garukira guhera iyi saha, ntumere nk'abagabo b'ibigoryi, ntumere nk'abagore b'ibigoryi. Uwiteka Imana utayibabaza ugasanga igukuyeho amaboko. Hano ku murongo wa 5 aravuga ngo ushinyagurira umukene abatuki yamuremye. Mwene data, wabona wa mukene mwari inshuti, wabona noneho hari ikimani kukoreye ukumva katakira umuntu, wowe garukiraho. Watutsi yakuremye kera, watutsi yaguhaye akazi, watutsi yaguhaye amafaranga. Guhera iyi saha nkubwiye ubu butumwa, garukiraho, kuko Uwiteka Imana yo mwijuru ntabwo ikwemereye kugira ngo usuzugure umukene, ntabwo ikwemereye kugira ngo umusuzugure kubera uko atari yakora ku mafaranga. Mwene data, wibuke nukuri ukiri muri Afrika, wibuke inzara yo mu nkambi. Mbabarira untega amatwi, Imana yamishuriye ibyawe, ukuntu wahuye n'inzara mu nkambi, ukuntu sha watotejwe nawe wakuze uri imfubyi, ukuntu nyoko wanyu yagufataga, umuryango bavuga ngo ntago uzaba umugabo. Icyo gihe wumvaga koko kutazaba umugabo, ariko kubere hari ikimana yari yakuvuzeho, yakugize umugabo, ikujyana mu bihugu byo hanze. Ariko kugira ngo wibuke y'Imana, ufashe imfubyi n'abapfakazi, wigiriye muri kambucha, wigire gutobora amatwi ngo nibyo bikunejeje. Amadolari arapanze, ntabwo uri kureba n'umukozi w'Imana ngo umuherezeho n'ayisukari. Birababaje cyane. Iyo rero uri kugaya umukene, nuko ijambo rivuze, rata ubusuzuguye Uwiteka Imana yakuremye, cyangwa Uwiteka Imana yaguhaye akazi, nukuri. Imana yo mwijuru rero yavuze ngo wowe uri kunyumva wagiye kure y'Imana yo mwijuru,
garukiraho. Niba utagarukiye aho rero Imana yo mu ijuru irababaye, kandi ni gukura ku kazi uzamera nk'umusazi, ugiye kuzamera nk'umusazi. Garukiraho. Imana yambwiye ko abantu bose Imana yagiriye neza, niba badashaka kubaha Imana, Imana irabagira abasazi mu mitwe. Imana iracibagira abasazi, abigize abanyabwenge. Dore mubaye abasazi, mubaye abasazi, mubaye abasazi, mubaye abasazi. Haleluya, haleluya. Mubaye abasazi, mugarukiraho, mutiruka ku gasozi no ku dusozi. Ndababwiza ukuri ko ushobora kujya mu kazi uzi ngo uri muzima, kuko wahemukiye Imana. Imana ikarekura ikigeragezo kitwa busazi kikakugeraho. Wajya gufata ikaramu ukayibura, wajya gusoma iby'amategeko y'aho hantu uri gukora nabyo ukabiyoberwa, kubera Imana yahageze. Imana igize abantu abasazi kuko wowe wanze kumva, wanze kwemerera Imana ngo ikuyobore mu byo yaguhaye. Garukiraho, garukiraho, kugira ngo Uwiteka Imana itaguteza ibisazi. Imana yarambwiye ngo iteje abantu ibisazi, babandi yahaye bakanga kumva. Imana ije guteza abantu bayo banze kumva ibisazi. Wowe uragarukiraho rero, Imana yishimiye kugira ngo ikwagurire amarembo. Mbese wowe wishimiye kugira ngo ugarukire Imana? Mbese wowe Imana yahaye ugaburiye bangahe? Wambitse bangahe? None wowe Imana yahaye wubakiye bangahe? Muri gereza usuye bangahe? Kwa muganga usuye bangahe? Mwene data urya inyama buri munsi, ari Imana yaguteguriye iyo pura, ariko hanze hari urya inyama rimwe mu mwaka. Mbese iyo utetse inyama uhereza bangahe b'abaturanyi bawe? Mbese uhamagara bangahe ngo bakoremo bashima Imana? Wowe urya inkono ukayimara udahaye umuturanyi, menya yuko ibyo urya biraboze. Nta muntu ukubwira ngo Imana iguhe umugisha kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Haranira umugisha wo kuva mu gitondo kugera nimugoroba. Nk'abantu babiri bakubwira ngo Imana iguhe umugisha. Garukiraho mwene data, garukiraho. Murakoze cyane rero, nabasabaga kugira ngo mugarukire Imana kandi mwitandukanye na bariya batizera, nk'uko ijambo rivuze ngo nituvane ubushuti bwacu hagati yacu n'ibigoryi. Ushobora kuba warakize, nongera nkwibutse, warangiza ukumva ko umukene atakiri umuntu. Reka gusuzugura umukene. Umuntu nagutura ikibazo cyumve, kuko rati yaguhaye niyo yamwimye, niyo yaguhaye. Amafaranga Imana yarambwiye nzababwire ngo iyanyaze undi muntu wanze kumva. Wowe rero nuyiratana, ejikaya kwaka ikazayaha undi muntu, ntuzababare ngiraza itunyage ibyo twahozaga amaso bidutunguye. Niko Bibiliya ivuga muri Ezekiyeli. Bivuga ngo rero garukiraho, Uwiteka Imana itazi kagutungura. Tukiraho mwene data, muntu uri muri Afrika hagati, muntu uri muri Amerika, Canada, Burundi, Tanzania, Oceania, ndagusabye wowe tuyi Burayi, abazungu n'abirabura muri kunyumva. None wowe uhagaze ute? Wowe n'Imana yawe. Mbese wowe ntabwo wiyumvise? Niba wiyumvise rero waturutse mu nkambi, nongere ngwibutse ngo ya nzara yakuriye ugahiga imihigo wanze guhigura, guhera isaha uyihigure. Wibuke igihe wavutse ngo nurya ugahaga ntuzibagirwa. None utangiye kwibagirwa, aho kugira ngo unezeze Imana. Dore urukwitukuza, wahinduye uruhu, ndetse urukwambara ubusa, uburokore wabusize mu gihugu cyo mu Rwanda. Nukuvuga ngo uko Imana yakuremye nuko wahamagawe usa, ntabwo ari kugisa. Isa tuvugana uri kumva amapantaro ari yakubereye kubera igihe ugezemo. Imana irababaye. Garukiraho, garukiraho mwene data, usaba Imana yawe imbabazi. Uko Imana yaguhamagaye iri kugishaka ikakubura. Handi mwahuriye, Imana ishaka ko mwongera kuhahurira, mukongera mugahana ibiganiro.
Imana yo mu ijuru rero irashaka ko umenya yuko ibyo utunze byose ari Imana yo mu ijuru yabiguhaye. Utari wagaruka rero Imana hamwe nzakubwira ugura igitiyo n'isuka imwe ubibiki wawe utegereze uwantumye kukubwira ibi bintu azaza yishakire igitambo. Babwire ko Imana igiye kurekura n'uburwayi butandukanye buraza n'uwumva bukomanze waranze kumvira Imana wanga ukingura udakingura buzinjira kuko Imana yo mu ijuru izabibuhaye uruhusa. Murakoze cyane rero ukomeje kudukurikirana kuri Evangel Mama GM TV, ndagira ngo ubikurikirane kandi wumve niba nawe urimo kugira ngo ugarukire Imana. Mureke twubaha Imana kuko kuba Imana nibwo bwenge kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Kureka itabi niko kujijuka. Kureka ubusinzi ubusambanye niko kujijuka. Kureka gusenga ibigirwamana niko kujijuka mwene data. Kureka ubutinganyi niko kujijuka. Murakoze cyane rero abadukurikiranye n'abasabaga kugira ngo mugaruke twubahe Imana kugira ngo itadukuraho n'akazi yaduhaye. Murakoze abanyumva mwese, Imana yo mu ijuru ikomeze bashyigikire, ibahe imbaraga zo kwanga ibyaha n'ibisa nabyo. Katurangizanye iri sengesho. Dusenga Imana. Uwiteka Imana yacu, mu izina rya Yesu Kristo turagushimye, tugushimira kubanye natwe, tugushimira Mana ko wishimiye ko abantu bawe bakwisi bumve ibi bintu byo kutuburira. Shimwa bw'icyubahiro Data yuko ntakizagera ku bwoko bwa utari wakimenya. Ni nayo mpamvu bitubwiye yuko tugomba kugugarukira Data. Uteko Jeranse Vegera Bisenyeshka Gloria. Ndagushimye kuko uri Imana ishoboye byose ku buzima bw'abantu. Nyemera Data babyumvise ubagarure, ubakure mu nzoga, ubakure mu kwibagirwa ibyo waduhaye, ubakure mu kusambana, mubakure mu butinganyi n'ibindi byose byo guhigana itigure. Gusa Mana yacu guhera isaha dufata umwanzuro kuko uri Imana ishoboye byose. Urakoze Mana yacu kubagiriye neza, urakoze kuduhaye Mana kukumenya, urakoze kutweretse kwitaka nubwo twarikunda ririmo abaperezida, ririmo abantu bose, minisitiri, abagore n'abagabo, abasaza, abakecuru, inkumi n'abasore, abize, abaciye bugufi ko bose baryamyemo. Urakoze kutwigishije, urakoze kutugire neza. Bisabye nizeye ko nibyo tudasabye urabiduhera ubuntu mu izina rya Yesu. Amen. Mugira amahoro. Kubasuhuza mu izina rya Yesu Kristo Nazareti. Yesu ashimwe aho muherereye hose. Tuje kugira ngo tuganire buryo ki Uwiteka arindira abantu bayo mu bigeragezo. Kandi ugeragezwa ni ukuri Imana ntabwo ikwanze, natwe ubwacu duhura nabyo. Urumva buryo ki nageragejwe ariko nkaba ntaravuye ku Mana. Ndagusabye rero untega amatwi wumva ukuntu Uwiteka Imana ikomeje kuduhagararaho nuko Satani ajya duteza ibibazo. Ariko humura, mu ijuru hari Imana itabara. Reka dusenga Imana. Mana Data wa twese uri mu ijuru, izina ryawe ryubahwe, ubwami bwawe buze. Turagushimye rero kubwira ivugabutumwa by'ukuntu Uwiteka Imana uturindira mu bigeragezo, by'ukuntu uturindira mu bibazo. Shimwa uhabwe icyubahiro ko tutari kugwayo, kandi abo ndi kubwira hano ku isi yose nabo hari abafite ibibazo bazi neza ko wabibagiwe. Ntabwo wabibagiwe. Ndagira ngo Mana yacu tugiye guhugurana, ugarukeho ubwoko bwawe, ubazaneho umwuka wawe wera, natwe ubwacu tukubone mu bibazo dufite, utubere Imana. Urakoze kubikoreye kuyubahisha mu izina rya Yesu. Amen. Ego nababwiraga buryo ki Imana yo mu ijuru itatwanga. Mu bigeragezo rero uhura nabyo natwe tujya tubinyuramo. Muntu uri kunyumva, muntu uri kundeba mu bice bitandukanye,
nigeze ngewe nkorera Imana kuva mu myaka 12 hanyuma ngeze mu rugo rwanjye nashatse umugabo nsanga afite inzu akimara kugira inzu kuko iwabo atarinaha yanjyanye iwabo mu by'ukuri tubayo turabana igihe kigeze nkajya ndavuga ni njye igihe nk'iki ntabwo nakibamo nacuruza ariko igihe ntacuruzaga niho nari mfite amahoro kuko icyo gihe cyansunikiraga mu gusenga nabonaga umwanya wo kujya muri nibature nabonaga umwanya wo kujya kuri repetisiyo kandi simburari bivuga ngo gukorera Imana rero ni ibintu bifite imbaraga cyane ni ibintu byo kwiteganyiriza kandi gukorera Imana ni ibintu byo kwirekura ukiyanga ukanga nabawe nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga ugakurikira Imana igihe cyarageze rero ndiyobora mbwira umutware ko nshaka gucuruza yampaye amafaranga njya muri Kongo nkajya ndangura ibitenge nkabizana bikagera i Kigali nakoreraga 90 by'inyungu buri munsi bya 90 rero byambereye ikigeragezo byo gutuma ntajya mu murimo w'Imana nari umuririmbyi rero nabonaga yuko igihe cyo kurya kurepeta ndaba natakaje bya 90 nari gukorera uwo munsi mbona igihe cyo kurepeta kitari ikintu cyatuma ntajya gucuruza hanyuma gihe cyarageze rero nasibye rimwe nsiba kabiri ubwa gatatu Imana iransanga irambwira ngo ubwo utaye umurimo wanjye ibyo werekejeho amaboko byose ngiye kubikuraho hanyuma iryo jwi ryamvugiyemo nararisuzuguye cyane ndavuga ati hari igihe yabatari Imana imvugishije igihe cyarageze nkomeza kujya muri Kongo kwicururiza ryaragarutse rirambwira ngo nudasubira mu murimo wanjye ibintu byose ukoraho bigiye kuzaba umuyonga hanyuma ibyo nabyo narabisuzuguye Imana yo mu ijuru ntiyandetse yakomeje ituma abantu batandukanye abantu bo hirya no hino bakajya baza kumbwira ngo ninjye mu murimo w'Imana igihe cyarageze rero ibyo ndabireka hanyuma Imana iza kumbwira ngo ubucuruzi bwawe nje kubukuraho aho kugira wowe nguhombye ndaje nkureho ibintu byose uvuga ngo uracuruje ngiye kuzaguhombya kandi uzankorera igihe cyarageze ibintu barabifata babifashe mu by'ukuri mbakabamba umuntu utagira n'ijana twari dufite botike nayo twayiriye igihe gito nayo irashira kubera ikintu cyagihano cy'Imana yari yaravuze ngo nje kubikuraho kuko naribagiwe umurimo w'Imana nkutisha amafaranga nungukaga 90 buri munsi igihe cyarageze Imana rero byarayibabaje ibyo imajije kubikuraho njya ahandi hantu mugende kwigira muri business y'ibintu kugira ngo turye Imana irambwira ngo ibintu byose uzakoraho ntabwo bizagenda kuko ndangije gufunga akimara kumbwira gutyo nese mvuga ni rero Imana ubwifunze reka nsubire mu murimo najyaga mu murimo rimwe mu cyumweru nkajya ndavugisha abayobozi chef de chorale akambaza kuki ndari kuririmba neza naramubeshyaga kuko numvaga ko Imana itanzi numvaga ko Imana yanyanze kuba yakuyeho ubucuruzi bwanjye nyuma yaho rero Imana yakomeje kuntuma abantu ngo bambwire ngo niba ntagaragaye muri repetisiyo gatatu mu cyumweru nkuko twarepetaga kandi ntakererwa ntasiba Imana igiye kunshira mu koni ninagarara neza imodoka irangonga ibyo sinabyitayeho hanyuma ituma umuntu uri kure y'iwacu araza aranshaka arambwira ngo Imana yamutumye ko ije kunsura kandi ko ndi kwanga gukora umurimo aho hafi yuko ngiye kuzakorera umurimo ahandi hantu mu by'ukuri ntago nabyitayeho kuko numvaga ko Imana itanzi kuko yakuyeho ubucuruzi bwanjye igihe cyarageze rero imbwira itariki yaje izaza kunsuriraho habaye rero tariki 7 z'ukwezi kwa 7 abana baza gukinira iwanje mu rugo abo bana sinarinzi gahunda zabo kumbi ni cyagihano cy'Imana abana mu minota mike nahise mbaburangira ngo batashye wabo
hashize iminsi 3 nahise mbona polisi iraje ikikiza urugo rwanje. Hanyuma barakomanze tubona haje abapolisi barinjira. Babajije umutware wanje ngo ni wowe mugabo witwa Furaha Marie Chantal? Arikiriza. Umugabo wanje yarababajije ngo none ko mu mushaka yakoze iki? Baramusubiza ngo uyu muntu arabimenya agetse aho bamuretse. Mu byukuri kuko nta kintu ngiye nari nishinja, naragiye barantwara nkigera ku posta y'abapolisi bantegeka kushaka abana bari biriwe iwanje. Burya biriwe iwanje undi muntu abajyana muri Kongo. Mu byukuri cyo yagiye kubakoza yongewe ntabwo nari nkizi, ariko narababajijwe kuko bagiye biriwe iwanje. Muntu urukunyumva ushobora gusuzugura Imana witwaje ngo urugucuruza, witwaje ngo uri muri business runaka, ukanga gukorera Imana. Uzayikorera ku kibi n'ikiza, nigushaka izakubona, izagushakira mu bucuruzi izakubona, ndakubwiza bigukuraho, nibyo werekeza amaboko byose zabikunyaga. Yarabinyaze biremera, yanteje inzara biremera, nambaye ubusa biremera. Nego ugutwi umva ukuntu Imana ishaka umuntu. Umuhamagaro w'umuntu rero Imana ifite ukuntu yaguhamagara, Imana ifite ukuntu yakugenza neza, ikagukura mu bwo bucuruzi wihenuriye, ikagukura mu ibyo bintu wihishemo, yagukura muri kambuca bikemera, yagukura kuri iyo byeri wihenuriye bikemera, yagukura kuri wisiki bikemera. Niba udashaka gukurikira Imana ugifite uburyo, Imana yo mwijuru ntabwo izaguharasha. Naho wakigaragura inshuro 1000, Uwiteka Imana hari izagukura. Komeza unyumve rero ntega amatwi wumve iherezo ry'ibi bintu. Igihe cyarageze rero baramfunga. Bapfunze bandegaga ishimuta ry'abana 3. Mu byukuri ntabyo nari nzi, n'ukuri n'ukuntu bagiye ntabwo nari nkuzi, ariko kuko Imana yari yavuze ngo ndi kwanga kuyikorera, hari ahandi hantu yaneguriye yo kuzajya gukoreramo Imana. Baramfunze bamfunga mfite inda ndikonsa n'undi mwana. Mu byukuri naragiye nkora inuza. Ubu mbese baramfunze bamajije kumfunga, inda navuya igeze mu mezi 9 iri kuburamo icyumweru kimwe ngo mbyare. Da wa mwana nari mufite nkigera muri gereza. Igihe cyarageze ngewe nibuka ko Imana yo mwijuru nayisuzuguye. Nkiyagera bwa butayu nanze kugira ngo nge nsengeramo, nabukoreye muri gereza. Ubunyururu bwarandiye ngarukira Imana. Baporopoje imyaka 7 kugera ku 10 bandegeshimuta, kandi nta ruhare narigizemo. Imana yo mwijuru yo kundengera yahise izana babana, nibo bagiye kunkuraho icyaha, ariko Imana yari yavuze ngo hari aho ugiye gukorera umurimo. Nagetse rero muri gereza ya Ruhengeri, bantu bari kunyumva, nahamaze amezi 5 n'ibyumweru 3, hari kubura icyumweru ngo bibe amezi 6, kandi ntacyo nakoze. Icyo cyari igihano cy'Imana, suko nari nakoze icyaha. Namatije kugera muri gereza, hanyuma niba turenanze gukora nkiri hanze, nabyukaga saa 8 ngakura abantu bose bakaza nkabasengesha. Narepeteshaga abantu bafunzwe umwo tukaririmbiramo, kuko nta kandi kazi twabaga dufite. Ndakubwiza ukuri twirizaga ubusa, bya bindi nagombye gukorera hanze byo nanze gukora, nagiye kubikorera muri gereza. Muntu uri kunyumva, ushobora kwanga gukorera Imana ikazakujyana ahantu mu ishyamba ukajya kuyikorera, ariko kwanze gukorera Imana uko ibishaka. Waba rero nawe ufite ikigeragezo nk'icyo, bakubwira gukorera Imana ukanga, shaka kubera ufite akazi ugashyira akazi kawe ka buri munsi mu by'Imana. Waba uri kuvuga ngo ntabwo ushoboye kwiyiriza ubusa kubera akazi kawe ka buri munsi. Imana ishoboye kugakuraho kugira ikubone, Imana ishoboye kubikubura kugira ikubone. Ndakubwiza ukuri ko Imana yakuremye ntawe igishije inama. Imana yo mwijuru, Imana ishoboye byose, Imana yitwa Ndiho, kuko itazaguhomba. Izahombya iby'ubucuruzi bwawe, izahombya iby'amafaranga yawe, izabihombya, ariko ho ntabwo izaguhomba. Narakomeje rero nkiraho, bantu bari kunyumva, ngewe narafunguwe. Nkigera ino ndavuga Imana yemeye kumfunga, kuki ibyo yabikora?
nari mfite inzu umuntu urukunyumva ibyo wacu narabigabanye ndakubwitse ukuri ko burya gufungwa Imana yarampombeje koko baraje bafata amafaranga bajya gutereta kugira bareko novamo kuko umutware wanjye yumvaga kumfunga imyaka 10 kumva nibibazo kandi ntacyo nakoze byabindi byo kuvuga ngo ibyawe byose nzabikuraho wowe wakibaza ngo Imana yabikuraho gute ukuntu byavuye nanjye ubwanjye simbizi muntu urukunyumva bafasha amafaranga bayafatira imirima nari nagabanye bayifatira n'inzu yanjye naje umugabo atinya no kubimbwira ndakubwiye ibintu byose byamvuyeho kandi ngeze mu rugo ndasinya kuko nakundi nari kubigenza ibintu byanjye byamvuyeho ntagurishije ntabwo inzu nayigurishije ngo mfashe amafaranga nk'abandi bagurisha muntu uri kunyumva isa tuvugana mu by'ukuri ndacyakorera Imana nitaye noneho ngo nta nzu mfite nitaye ngo naburaye nitaye ngo nambaye ubusa abantu benshi mwebwe muri kwanga gukorera Imana mufite amafaranga mwafashisha n'abantu bipfubye n'abapfakazi cyangwa se abatishoboye wowe ukanga no gukorera Imana wowe uri kurya bikemera uri kurya ugasigaza bikemera ariko ukanga gukorera Imana ndakubwiza ukuri ko ngewe umugabo witwa Nzara Imana yaramurekuye nta kintu kikugeraho Imana yo mu ijuru itabanje kugira ngo ikurekurire icyo kintu kandi banza gupima cyakigeragezo ngirebe kari wowe uragishobora ntabwo byashiriye aho rero umugabo witwa Nzara yageze iwanje akimara kuhagera muntu urukunyumva umuntu yazaga kunsura wa mugabo witwa Nzara akava mu cyumba akaza muri saro aje kugira ngo yakire wa muntu yabaga ageze akanabona yuko mfite ikibazo cy'inzara Nzara rero ntabwo yihishira nabaga majije guherekeza wa muntu najya mu cyumba cyakigeragezo tukagendana bivuga ngo ikigeragezo cy'inzara shaho nta murwatsa mu kigeragezo ndagusabye cyane nawe umeze nkanjye uturitse imbere y'Imana Imana yo mu ijuru ifite amadepo menshi azakoramo aguhereze kubw'ingingo uzaba ufite yo kukurengera igihe cyarageze rero turaburara muntu urukunyumva twariwe n'inzara bihagije suko Imana yari yabutse itike ryo kututabara suko Uwiteka Imana yari yabutse icyo yakora ngo turye umugabo yari afite amapantaro agera ku 9 igihe kigetse ndakubwitse ukuri umugabo wanjye numva ritotombye ngo none Furaha iyi nzara izashira gute iyi Mana yanyu ntambara gifite nahise mubwira niceceka utiteranya n'Imana Imana mu ijuru yari yumvise hanyuma twagiye kuryama imbe biraza sinzi niba ari Imana yayitumye ntumbaze yari amapantaro y'umugabo wanjye kubera yitotombeye Imana ku buryo atashobora kwicamo n'ikabutura muntu uri kunyumva Imana yagufata uko ishaka yagwa cyangwa ikakwaka igihe cyarageze umutware yarabyutse afashe ipantaro ngo agiye kwambara yasanze ari bito bagure ahita amamagara arambwira ngo dore noneho abarotsi baturotse nkibibona mbona ni ibintu bidasanzwe ndavuga ati wirusha n'abarotsi igihe cyarageze dusanga ipantaro imwe Imana mu ijuru yarayirinze hanyuma ndavuga ati bageme manza ari ryajambo wavuze twahise dupfakama turasenga turi kubatsa Imana impamvu y'ibyo bintu twumve ubuhanuzi bumvugiyemo ngo nuko mwanyitotombeye naberetse ko ndi Imana kandi ndi Imana ifuha ntabwo wagombye kuvuga ngo uvuge yuko ntashoboye Imana yo mu ijuru ni Imana ishoboye byose wowe urukunyumva waba ufite ikigeragezo cy'inzara nkuko natwe tumeze ariko mu ijuru hari Imana itabara igihe cyarageze rero Imana iravuga ngo iyi pantaro nagusigiye uzayambara umwaka byemere mwabantu bari kunyumva mwe narayimesaga akaryama watsaka kumushakura umugabo mugenzi wiwe simukwereke kuko nta kintu yabaga afite cyo kugira ngo yambare aza kurebe twayifuraga ninjoro hanyuma akazayambara nk'ejo mu gitondo iyi pantaro yajyanaga gusenga bikemera akajya kuyicana inshuro bikemera ipantaro ntabwo yigeze icika gusa yaracuyutse nawe uri kubyumva ipantaro imwe yo guhora mu mazi ariko ntiyigeze icika yigeze agura iyindi pantaro niyo yashaje mbere ya yindi Imana yavutseho
wowe uri kunyumva waba ufite ikibazo sha ukagara Imana irakwanze. Imana ntabwo ikwanze. Imana yo mwijuru iradukunda aho kugira ngo izaduhombe, aho kugira ngo shitani izatwica. Imana iri kubireba izaguhombya ariko uzabona ijuru. Igihe cyarageze baba Diyene inzara iratujya, hanyuma tuburara inshuro 3. Yafashe igitenge akizirika mu nda. Akimara kukizirika mu nda yajyamye yubamye. Njyewe rero kuko nari mfite umwana naramufashe ndamuheka, hanyuma rwose ndapfundika cyane numva ndakomeye. Nabwiye umutware wanjye nti papa Diyene ngiye gusenga, ngiye kubaza Imana icyo twakoze ku buryo twahura ikibazo cy'inzara kingana gutya. Nagiye gusenga we musiga mu rugo rero nigeramo na jaga kwicara, nicara ku kibambasi cy'urusengero kugira ngo nterekane ikibazo mfite. Haje rero umuvuga butumwa avuga yuko abarimo bafite ibigerageza Imana ije kubasubiza, ukanda badafite icyo barya ngo bararya. Ngira ngo nanjye ndimo bantu bari kunyumva. Igihe cyarageze turataha, nigera mu rugo umugabo wanjye nsanga kiri muri bwa buriri. Wowe utarahura n'inzara ntabwo twaganira, wowe utazi inzara ntuzafasha abanyenzara kuko ntabwo uzi uko inzara iryana. Ndakubwitse ukuri ko Imana niramuka itugiriye neza ntabwo tuzibagirwa abanyenzara. Nariwe n'inzara bantu bari kunyumva, nariwe n'inzara, nambaye ubusa bihagije, nasigaranye agatabu kamwe k'igitenge. Urazi umuntu uhetse inkari z'umwana uko ziba zimeze, none nari nasigaranye nanjye akenda kamwe kuko byari ikigeragezo cyanje kandi byari mu gihe cyanje. Umugabo wanjye rero inkweto yari afite twazisize ku isoko turagurisha kugira ngo tubone icyo kurya cyacu cy'uyu munsi. Twafashe intebe zo mu nzu nazo turazigurisha kugira tubone icyo kurya cyacu cy'uyu munsi. Twafashe matera turyamaho nayo turayigurisha kugira tubone icyo kurya cyacu cy'uyu munsi. Ndakubwitse ukuri ikigeragezo nta murwaza. Imana yafunze abo mu muryango wanjye ntabwo bandebaga, inshuti n'abavandimwe ntibandebaga kuko Imana yo mwijuru yafunze. Imana yafunze rero ntawe ufungura. Imana yafunze nta muntu wavuga ngo araguha, kandi umuntu yakwima ataruka kwanga ahubwo nuko Imana yo mwijuru iba yafunze. Igihe cyarageze rero mutware wanjye asigarana inkweto zitwa bote. Abanyumva bote mwaba muzizi. Izi bote rero yajyaga kuzikorana akazi, yaza agakaraba akazisubiramo, yagera muri repetisiyo bakamuhunga ngo ari kunuka kuko izi nkweto koko ziranukaga, ahubwo twarababaraga nkibuka ko turi mu gihe cyacu. Mbese waba ufite ikigeragezo kimeze gutyo, twaranutse biremera, turwara inda biremera. Aho twari ducumbitse abantu bari kunyumva baratubwira ngo nituve mu iyo nzu ngo bashyiremo inkoko. Ubwo rero baturutishije inkoko, bivuga ngo bagusutsugura bikemera, ariko Imana yajya kugutabara ikagutabara bose babireba, ikagutabara bose babireba. Baturutishije inkoko rero batubwira yuko batatwubakiye, twabuza yo kuriha inzu, ari byose turizera ko natwe hari icyo izakora. Twakomeje kuba rero muri ubwo buzima, turakodesha inzu y'ibihumbi 4. Bantu bari kunyumva yaratunaniye, twaraburaye, hanyuma tugatoragura ibishyimbo aho ngaho muri iyo mbuga y'aho hantu twe dukodesheje. Mbese twariye ku biryo by'aho ngaho, ariko babonyemo iminyigigiri y'imbeba, amabyi y'imbeba batari kubyumva. Imbeba yabinyagamo ibiryo byabo, bajya kubimena nkabisaba, twe tugapfukama tugahimbaza Imana. Ndakubwitse ukuri ko Imana yo mwijuru, Imana ifite imbaraga, Imana ifite byose, yaguteza ikibazo bikemera inagushaka. Hanyuma irambwira ngo nungarukira dore nzakugirira neza. Igihe cyarageze njya mu masengesho bwa kabiri, hanyuma tutashe nsanga umugabo noneho yarembye kandi nta burwayi, ntiyararwaye n'umutwe, nta nzoka yararwaye, nta malariya. Ndakubwitse ukuri ko yararwaye inzara, yararwaye inzara. Hanyuma umwana wacu w'imfura numva aravuze ngo mama ngwino tugende tujye guhaha burije. Umwana ntacyo yarazi. Bantu bari kunyumva, uretse amazi y'umugezi nari mfite, nta kindi kintu nari mfite, nta munyu nari mfite, nta
nta kindi kintu n'amakara n'icyo kurya. Mu by'ukuri umwana mbonye asohotse agiye kumpereza abandi bantu banezerewe, ndamubwira ati ngo nkubwire, twahise dusenga n'amarira menshi turavuga Mana ntacyo twakoze, tubabarire rwose uduhereze ibyo kurya nubwo wabiduha uyu munsi. Nagiye gufata ideni bararinyima, nari nabuze n'umuntu wanyindi ku bugari bw'ijana, abantu bari kunyumva igiceri cy'ijana nari nabuze n'uwakimpereza kubera Imana yafunze. Igihe cyarageze rero turagenda tugera ahantu tugurira, hanyuma mfata umwana manuka gato, Imana itabura uko ibigenza yampujije n'umuntu nigeze gusengera, ibyo musengeye Imana mwijurira bikemura. Hanyuma arambwira ngo Mama Diene ngwino nkwereke anu wanywa fanta. Naramusubije ngo Imana iguhe umugisha, ubu ndi mu bihe ntabwo isaha yo gufungura iragera. Bantu bari kunyumva, suko nari mu bihe, suko nari ndi kuvuga ngo ndafungura saa moya, ahubwo naratekerezaga ngo ninjya kunywa iriya fanta hanyuma umutware wanjye ari mu buriri biragenda gute. Nukuri nicyo nabikoreye, naho ubundi niyo fanta nanjye nayinywa bikambera. Hanyuma naravuze ati Imana iguhe umugisha, mpita nigendera. Hanyuma nkigenda Imana mwijita itabura uko ibigenza yahise imusanga iramubwira ngo muhereza ayo mafaranga. Numvise amamagaye, numva arambwiye ngo Mademe hagarara nkubwire. Narahagatse arambwira ngo ndatsi neza yuko abarokore mukunda icyayi mwitekeye, none faturagura isukari. Naravuze nti Imana mu ijuru iguhe umugisha. Yarampaye ngira amatsiko y'ikintu ampaye, ngiye kureba nsanga ampaye inoti ya 5. Haleluya! Akimara kuyimpereza numvise amaye nka miliyari. Bantu bari kunyumva, sinari ndi umuntu wo gukora kuri iyo noti, sinari ndi umuntu wo gukora no ku gihumbi, ariko amaye inoti ya 5 kubera Imana. Iyo noti ya 5 numva umwana arambwiye ngo mama we ubwo ubonye amafaranga kubera papa yarembye umugurire agakoma, maze umutekera agakoma umuhoretse mwe kubera yagwaye, nurangiza umutekere agaceri n'udusambaza kuko papa yarembye. Nk'abantu bari kunyumva mwe, umugabo wanjye ntabwo yararwaye inzara. Umutware wanjye yararwaye inzara, ntiyashoboraga kwiyegura kubera ikibazo cy'inzara. Abagabo rero bicwaga n'inzara vuba, abatamenyeye gusenga bicwaga n'inzara vuba. Mubyeyi urukunyumva ujye ukunda gushyuhiriza umugabo hakiri kare, kuko umugabo ni umuntu uribwa n'inzara rwose, ukabona yarembye ukagana malaria, ugiraga ngo mbese ni umuntu bajyana mu sehashika kandi ari inzara. Nukuri pe, ibyo rero byose twebwe twabinyuzemo. Igihe cyarageze twaraje bya bindi umwana ambwiye, nza ndi guhimbaza Imana kuba tubonye ibyo kurya byacu by'uyu munsi. Twageze mu nzu, none nkigera ku gitanda ndamubwira ati Papa Diene byuka duhimbaza Imana. Arakebuka arambwira ngo se uraronse, ndikiriza. Nyuma yaho nibwo namubwiye ko Imana ibigenjeje, nahise mbona umugabo arabyutse afite imbaraga, arabyuka mbona ha Imana icyubahiro, hanyuma apfukamisha amavi azungurukaho kubera turarya uwo munsi. Ntabwo rero yahagurutse yanyweye imiti, ntabwo yahagurutse ngo yarwaye, ahubwo yararwaye inzara. Anezezwa nuko turabona icyo kurya uwo munsi. Bantu bari kunyumva, waba uri mu kigeragezo runaka ukaba uri gutuka Imana, Imana ikurindira mu kigeragezo urimo, kandi ntabwo yaguha ikintu utashoboye kwihanganira. Wowe rero ufite icyo kurya, nuko urabona ufite icyo kurya, ugira Imana mu ijuru icyubahiro, kuko abandi turapfuye. Nuko urabona ufite umwenda wo kwambara, ugira hereza Imana icyubahiro, ureke ubwibone, kuko abandi twambaye ubusa. Nukuri ndagusabye, wowe ufite aho gutaha uha Imana mu ijuru icyubahiro, kuko si imbaraga zawe zabikoze, kuko nuramuka wihenuye ku Mana izabikuraho. Ibyo byose izabikuraho, ibyange byose byavuyeho, ubucuruzi buvaho. Imana iremere duteza inzara biremera. Ndakubwiye narasusuguwe, muntu kunyumva baramvuze bihagije, baravuga ati si nkawe igihe wasengeye wabonye iki? Ibitutsi ni byinshi, ngo mbese ndi umurokore ki, kuki nsenga sinsubizwe? Igihe nasengeye nabonye iyihe nzu, igihe nasengeye kandi nje munyenzara muri karitsiye.
muntu rukunyumva ibyo ntibiguca intege nubwo badutuka hari igihe tuzatabarwa imana yo mwijuru ikabigenza neza bakiriho wowe uri kunyumva ariko imana ndayishimira iyi Imana yera Imana ishoboye byose nukuri iraduhishe uri kubona kuri kamera umbonye wogira mfite iwanjye umbonye wagira mfite imodoka umbonye wogira ngo mfite icyonja ngo wenda ndi kudenga sigaza hoya nuko twakomeje kwihambira kuri Imana nanjye navuze ngo bari kuntuka ariko nanjye nzakugumaho nzakuvaho nanjye aruko ari cyo nkoreye marayika ntabwo nzamurekora ntacyo ampaye bivuga ngo rero Imana yo mwijuru reka tuyigumeho ntabwo twayiva kubera itaduhaye ikintu nzi neza ko isi nibiyuzuye ari ibyayo wabona ufite ikigeragezo kimetse gutyo waba ufite ikigeragezo mu n'urukunyumva cyo kubura akazi wafite ikigeragezo cy'uko uraburara ndakubwiza ukuri ko nuguma kumana izakugirira neza Imana rero yo mwijuru yabanye natwe mbese tugirira neza umugabo wanje akajya arajya gushaka ikiraka yakorera igihumbi tugashima Imana yo mwijuru yamuhaye icyo kiraka y'igihumbi igihe kimwe rero yagiye gukora mbona azanya agafuka ngira ngo nibijumba nzaniye narihuse mperetse umutware wanje karibu nishimye ndavuga papa Dieme karibu umugabo wanje arambwira ngo nubwo uri kuza gufata akagafuka ntacyo kurya kirimo naramubaje ngo hari miki arambwira ngo nikibwana kimbwa mwibibona nararize mu n'urukunyumva ndavuga iyi mbwa yuzanye turayijya imbwa uyizanye ngo turayigira ute ndavuga wabitekereje ute kuzana iyi mbwa numva arambwiye ngo ngewe iyi mbwa nabonye iri kugenda mbona ndayikunze nari mfite igiceri kijana hanyuma nkigura akagafuka mbonana niho nashize kino kibwana kimbwa kugira tucyorore nahise ndakara ndiramarira menshi kuko naburaye icyo gihe ndavuga ati buraye azanyimbwa kandi yimbwa ntacyo iranzana rwose sinitungo rizima ngiye korora bantu bari kunyumva mukigeragezo nta murwaza shawo yafunze mu miryango yanjye nibamereza n'igiceri cy'icumi yafunze kuri bene mama tuvukana nibamanijana kandi kundeba nari mfite abantu bakomeye ariko sibanyunya ruko banyanze ahubwo nuko Imana yo mwijuru yari yafunze Imana rero iyo yafunze nawe ufungura muntu ukunyumva muntu ufite icyo ufite ibintu ufite byubahemo Imana naho nutemerera Imana ngo uyikorere maze ngo ugende hirya no hino uyifugire ndakubwira ukuri ngo iraje bikureho ije kuri banki handi ubika irabibuha nutemera gukiranuka nukuri ntabwo iza guhomba icyo nzicyo umwe kambuca kare ariko iza gukurayo umwe amandara kwa kare Imana yo mujiza gukurayo nushaka umwe byeri nibindi bintu by'ibiyobyabwenge mwa divayi ya indisembuye ariko Imana yo mwijuru nzi neza yuko itazakurekayo wigaragure gihe cyawe wigaragure mu gihe cyawe ariko Imana yakuremira cyagukunze iraje gusosoreyo kuko Imana nezemera kurimbuka yakuremye gukunze muntu garukiraho nagirike gukora ku Mana nagirike kwibagiza nagirike kwibagiza uriya murimo pasiteri nyumva nagirike gituma uva muri uyu murimo w'Imana izi nama ziyobore nawe diakona neza Imana izaguhemba utitaye ngo bari kugusaba amafaranga yo kwakira abashitsi warangiza ukitotomba uzamenye yuko ni witotomba ntacyo uzabukoze ni witotombera uyu murimo w'ubudiakone ntacyo uzabukoze garukiraho ngaho ubwo rero Imana ije gukuraho iby'abantu batega amaso ngo ni ibyabo bibatunguye Imana yo mwijuru yarababaye cyane kuba nari naragiye mu bucuruzi nkibagirwa umurimo ibyo byose bivaho ndakubwitse ukuri ko uretse abanyamerika bangaye Imana yakoresheje nibo bandihiye inzu ni nabo bandihira inzu rimwe na rimwe none nabo bamaze kunanirwa ariko mwijuru dufite Imana itananirwa haleluya dufite Imana itananirwa twizeye yuko izaduha ni yacu izankora siripize nikirikundira izayigura kandi inzu ziri mu rupango nanjye byambera ndi umukozi wayo nanjye nsaka kugira ngo Uwiteka Imana izamereze inzu nziza kuko n'abatubaha Imana bafite amazu n'inyoni mu kirere zifite ibyari nanjye byambera rero kugira ngo nanjye nzabona icyo mvuga Imana ariko ntacyo twabura twayivuga byonyine kuba nkiriho ndi guhumeka mama wanjye yarapfuye suko namurushaga ubwiza papa wanjye yarapfuye suko namurutaga
abo twavukane benshi barapfuye, inshuti n'abavandimwe barapfuye. Njyewe rero yarandenze, mwa bantu bari kunyumva mwe, Imana yankoreye ibikomeye, bari bamfashe bagiye kuntera ibyuma. Ndakubwiza ukuri ko Imana insosora muri bo, suko narinzi kwiruka hoya, suko mbese hari icyo narinzi. Imana yankijije imipanga. Imana yo mwijuru yakotse ibyo rero nihaga icyubahiro, nibindi byose izabikora. Iya nk'iki kamereza kubaho ntabwo inaniwe kumpa inzu yewe n'imodoka byambera, ariko kubera nemeye kuyikorera isi ibindi biyuzuye n'ibyayo. Reka dusome rino jambo rero twumva ukuntu abantu banze kumvira Imana ukuntu ije kubanyaga. Reka tubisome muri Ezekiyeli ibice 24 umurongo wa 16. Turavuga ngo mwana w'umuntu, dore ngiye kukunyaga icyo wahozagaho amaso bigutunguye, ariko ntuzaboroge, ntuzarire, kandi amarira ntazagutembe mu maso. Hano ijambo riratubwiye ngo nubona nje kubikuraho ntuzaboroge, kandi Imana yo mu ijuru iriraye ngo nje kukunyaga. Ije kunyaga bwa butunzi bwawe wagize ibigirwamana imbere y'Imana ishoboye byose. Ije kunyaga kakazi washyizeho nk'ikigirwamana imbere y'Imana yo mu ijuru. Ije kunyaga ya modoka wagize zahabu imbere y'Imana ishoboye byose. Ibyo byose ngije kubinyaga ngo bigutunguye. Imana iraje bigutunguye, ije gukuraho, ikuyeho ubucuruzi bwatuma utumvira Imana, ikuyeho impamvu zose. Imana yo mu ijuru mu ruhande rweje gukuraho, aho kugira ngo ikubure izaza ikubuza ibyo bintu byose. Garukiraho rero umuntu ukunyumva, aho kugira Imana yo mu ijuru guhombe, shaho izazi guhombye. Aho kugira wemera kuguhombwa no kugira ngo nawe guhombe, wowe ubaha Imana guhereye isaha, wubahishe no tutunze Imana. Imana yo mu ijuru izakurindana n'ibyo bintu byawe, izakurindira ku kazi kawe nuyigarukira. Kandi Imana izakurinda inzara, kuko inzara nabonye ari kigeragezo. Mujye murya rero mushima Imana, natwe turi kwishima, twe turya kubera Imana, mu n'urukunyumva twambara kubera Imana. Mu by'ukuri nshimira n'abantu bari kundihira inzu, Imana ibahe umugisha. Nawe Kanimba unyumve kuri kamera, ndagushimye cyane. Penina ndagushimiye cyane muri Amerika, mwe mwagize uruhare mu buryo bwo kundihira inzu. Imana yo mu ijuru ibahe umugisha mu izina rya Yesu. Nkomeza kubwira abantu ko mukwiye kugarukira Imana. But now, yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. What keeps you up at night? Yeah, make all the demons quiet. Yeah, we were built to thrive. Yeah, I think that we've all had enough. Yeah, I think that we've all had enough. Sick of dealing with the old plan. They know that we're calling them wrong. Yakoresha hirya no hino ngatabarwa, kuko nasomye ijambo rimbwira ngo Imana yo mu ijuru itegetse amahanga, ukamenya ko nkeneye n'isukari, ukamenya atako nkeneye n'umwambaro, ukamenya yuko nkeneye n'icyo kurya. Icyo gihe nawe ubuhaye Imana. Sindambasaderi si ubuhaye Imana, ugomba kumwansa nanjye nkakura mu mwuka, kuko nakazi dufite nako gukorera Imana. Imana rero ikomeze baho umugisha. Nababwiraga ngo wowe ugifite ibyo urarikiyemo byatuma Imana yo mu ijuru itakubona, aho kugira ibikureho nawe iguhombe, wowe wakubaha Imana ukibifite nabyo ukabihesha umugisha. Murakoze cyane. Reka dushime Imana. Mana data turagushimye, turaguhimbaje kubwiri ijambo Mana yacu, waje gukomeza umukozi. Mweretse Mana yacu ibibazo twanyuzemo, n'ubundi turacyabirimo. Nungiye bagenzi banjye bari kwisi abameze nkanjye, nabo bihanganishe, kandi ratatubura rusitwa Imana, twambara ubusa wowe uzitwa Imana. Ni nayo mpamvu mbwiye bagenzi banjye nabo ngo bagukomereho. Urakoze kuri Imana idatera umwaka, urakoze kudutegereje kuzatugira neza. Izina rya Yesu,
amen. Shikama ku Mana niyo ifite iby'ubugingo bwawe. Sawa mugubwe neza.